turashaka tugendane. Apotre Mutabazi yaje azanywe n'umukomisiyoneri. Yego. Hanyuma bamamagara bambwira ko ashaka inzu yo kubamo. Apotre Mutabazi rero yinjira iwanjye nk'umuntu w'umukozi w'Imana. Hanyuma abana bambwira ko babonye umuntu wiyubashye cyane ngo kandi bajya babona kuri za social media. Yego. Apotre Mutabazi rero mukuza sinigeze mugora numva ko ari nk'umugisha nakiriye. Yaje wenyine azafite akamatora n'umukeka n'udukweto two kwambara. Ngeze mu mezi 5 njya mu buyobozi bw'umudugudu. Umuyobozi w'umudugudu araza akurikirana ikibazo ko giteye ankorera raporo yo kujyana mu kagari. Yego. Njya mu kagari. Ngeze mu kagari baramuhamagara kugira ngo naza kukumvisha uburyo yabwiye gitifu w'akagari. Yego. Hanyuma akavuga yuko ngo azaza. Wowe ajya kugenda ntago yigeze agusezera akubwira ati ntago yigeze nsezera. Noneho abunzi rero bakavuga ko nabo ubwabo barambwira bati natagusinya kuri konferansi ya mbere tuguhaye cyangwa umuyobozi wahatuye ngo asinyeho. Yego. Hayindi konferansi yo tuzaguha. Hari akantu mukanya umbwiye ati njewe ndamutse menya hano Mutabazi ari n'ukuri twanarwana ati kuko yarambabaje. Njewe Mutabazi bambwiye ko Karingo yari mu rukiko. Yegereze mikro. Bambwiye ko Karingo yari mu rukiko ari mu rubanza rw'abamuriye. Yego. Iyo nza kubimenya kare ko ahari ntabwo njewe nari kumufata mpaka anyingura inzu. Kuko njewe kugira ngo umuntu ankore kuriya Mutabazi yaza kuba azi uko imodoka yavuga ko yatobowe ipine yabaga iwawe. Ntabwo imodoka yigeze toborwa ipine aho ngaho, yafite imodoka ya kompresa ishaje. Ntabwo ngewe Mutabazi yabwiriza ngo mfashwe ari n'ibintu ankoreye. Afite umuntu bw'esikoro nk'ubu ngubu. Ni ikibazo ibi ngibi ngewe ntabwo nari mbizi. Ubwo rero mbagora apotre kwa kuna nsengera amateperi nkavuga inimbo ni umukozi w'Imana. Nawe uri umwateperi. Tuzadusenga nimugoroba n'intaha tuzadufatanya nko gusenga yenda dufashanye ku rugendo rujya mu ijoro. Twe umuntu agakinginza akarusha nyirinzu kugira ngo amukureho indonye nkazazindi bumujya mwumva. Nicyo kibazo nagize numva mu bwonko bwanjye birahindutse. Aho rimwe nibwo yigeze kuza umuntu bararabasenga bucya bagenda sinabonye n'isura ye. W'umukobwa w'umuhungu. Ntabwo namenye igitsina cyari cyo. Aho ngiye kubeshya kandi kwije ntabwo ari byiza. Mubwirwa kandi icyo se ko bari gusenga. Mwumviye umuntu bavugana ntabwo rimwe munsi umwe ariko ntabwo ngewe wazi wanjye yambwiraga ko ari mu bantu ngo guverinoma ngo yenda ngo guha imyanya myiza ngo abantu batari barenze imyaka 35 ngo leta irimo gutegura kugira abadepite n'ibindi bintu. Havuga ni uyu nguyu ni ibiki umunyapolitike wanjye. Ariko ndareba yarahuye n'ibibazo. Ndumva icyo namubwiye ubushize aricyo cyakomeza kuko namubwiye ko n'inzo zishyura amezi angana n'azabagezemo. Ko uzishyura amezi azabagezemo igihe nzaza mubwira ko kuko ndumva ari nko bwa kabiri byari bibaye hari ikindi gihe byabaye ndaza nishyura yaragezemo. Ndumva nimero ye ntayiriho. Babonye ko no gucicikana nyine bayikuye. Ndumva rwose nimero ye aka kanya ndumva itabashije gucamo. Kanongere ngerageze twumve none ko iri bucemo wenda ari network. Le numéro composé n'est pas accessible en ce moment. Nimero ye wari wabona company ikugurisha imodoka yarangiza ikayiha akazi kakwinjiriza wigaramiye. Iyo ni Swatas. Ku masezerano ashobora kugera ku myaka 3, amafaranga mwumvikanye uyasanga kuri konti yawe buri kwezi, ukagaruza yo waguze imodoka ku nyungu ishobora kugera kuri 60%. Tunakodesha amamodoka harimo umushoferi cyangwa yonyine. Dusanga aho dukorera munsi ya gare yo mu mujyi downtown ku muhanda uva Statistique ugana hahoze gereza nkuru ya Kigali. Ku mbuga zacu @Swatas no kuri 0787 024 513. Swatas, in your services. GASARO TV.
Bakunzi ba GASARO TV tubahaye ikaze aho muherereye mu mande zose z'isi ndabasuhuje cyane abari mu Rwanda East Africa n'abari muri diaspora ndabakunda cyane kuko namwe mutwereka urukundo umunsi kundi. Hano turi kumwe n'umupapa muramubona navuga afitanye ikibazo na AP.MUTABAZI ndetse akaba yifuje ko byanyura mu mucyo rimwe na rimwe ari igihe umuntu avuga ikintu bamwe ati ni ugusebanya cyangwa se na nyir'ubwite ubwe akaba afite ibindi bisobanuro yatanga ariko ari hano kugira ngo tube twamubaza byinshi ku byerekeye ikibazo cye na Mutabazi. Papa tugwaye ikaze. Murakoze cyane. Umeze gute? Ndashaka ubanze utubwire amazina yawe. Njye nitwa Mukeshimana Celestin. Celestin. Mwari mukomeye? Turava. Ariko ndabona utishimye ntago ibintu bimeze neza. Ntago nishimye. Impamvu twicaranye nawe nk'umunyamakuru. Yego. Nuko hari ikibazo mfitanye n'umugabo witwa Mutabazi Apotre. Apotre amaze umwaka aba mu nzu yanjye. Tutaragira aho ndabanza nkubaze se AP.MUTABAZI mwamenyanye igihe ki yaje gute kugira ngo aze kukureba kugira ngo ube yabana nawe isaza yazanye n'umuryango we kuko kugeza kuri uyu munsi yarandi makuru twumvishe turashaka tugendane. AP.MUTABAZI yaje azanywe n'umukomisiyoneri. Yego. Hanyuma bampamagara bambwira ko ashaka inzu yo kubamo. AP.MUTABAZI rero yinjira iwanjye nk'umuntu w'umukozi w'Imana. Hanyuma abana bambwira ko babonye umuntu wiyubashye cyane ngo kandi bajya babona kuri za social media. Yego. AP.MUTABAZI rero mukuza sinigeze mugora numva ko ari nk'umugisha nakiriye. Ya nk'umuntu Apotre. Noneho bitewe nuko nanjye uko nsenga Imana kandi nanjye numva ko umukozi w'Imana aba yakagomye kuba inyangamugayo. Yego. Mu inzu yanjye ari mu gipangu abamo. Noneho AP.MUTABAZI akageza akahamara iminsi 2 akongera akagenda nyuma. Mu by'ukuri nakibaze se yaje wenyine yaje n'umuryango nta muntu wigeze babanamo n'umunsi numwe. Yaje wenyine aza afite akamatora n'umukeka n'udukweto two kwambara. Nuko ntegereza ko yazazana n'intebe mu nzu ndaheba. Noneho akambwira ko ngo afite urugo za Gicumbi. Yego. Nuko akambwira ko agomba kugeza akaharuhukira ubundi akajya mu murimo w'Imana. Ntabwo rero nakomeje kwinjira mu buzima bwe cyane kuko nabaga ndi mu byanjye ariko nzi ko ari umukozi w'Imana. Nyuma aza kunyishyura amezi 2 y'umwaka ushize akihagera. Akihagera yese agwa amezi 2. Nabwo naramubuze ndahamagara aza kuyanyohereza kuri message nabwo kuri mobile money. Yanyishyura 60 by'amezi 120 by'amezi 2. Nyuma rero kuva mu kwezi kwa mbere kugeza ubu ngubu AP.MUTABAZI ndangije amezi 5 nahamagara telefone yanjye akayiboroka. Yegereze mikro. Nahamagara telefone akayiboroka. AP.MUTABAZI ngeze mu mezi 5 njya mu buyobozi bw'umudugudu. Umuyobozi w'umudugudu araza akurikirana ikibazo ko giteye ankorera raporo yo kujyana mu kagari. Yego. Njya mu kagari. Ngeze mu kagari baramuhamagara kugira ngo naza kukumvisha uburyo yabwiye gitifu w'akagari. Yego. Hanyuma akavuga yuko ngo azaza. Wowe ajya kugenda ntago yigeza gusezera akubwira ati ntabwo yigeza nsezera. Yageze haramburuka na message nayimuha nkabona ko yanshyize blacklist biranga. Cyo kora nagera mu muyobozi nkumva umuyobozi aramuhamagaye yaritabye akamubwira ko azaza. Ngeraho njya no mu murenge gitifu w'umurenge ngira inama arambwira ati genda ujye mu bunzi. Ngeze mu bunzi rero bambwiraga yuko abunzi iyo urubanza rwabaye itegeko nibwo izindi nzego zikingura inzu zikabishyira mu bikorwa. Noneho abunzi rero bakavuga ko nabo ubwabo barambwira bati natagusinya kuri konferansiyo ya mbere tuguhaye cyangwa umuyobozi wahatuye ngo asinyeho. Yego. Nta yindi konferansiyo tuzaguha. Nubwo wenda bari mu matora y'abunzi ariko bakiriho mbere bari bampaye konferansiyo ndayifite. Yego. Noneho ndareba nsanga
ntabwo nzabona hatuye nazirere za Gicumbi yo ngiye mushakisha wagiyeyo najya kuva nkumva ngo yaratuye Gasanze nkumva Gasanze nawe ngo yavuyeyo nkumva nabaza amakuru nkumva ngo ageze za Kicukiro neza mbona nta muyobozi w'umudugudu nzabona uzansinyira kuri iyo conference mbona nawe ubwo sinzamubona mpitamo kwitabaza itangazamakuru yego ndavuga itangazamakuru byankorera ubundi buvugizi yenda inzego bwite za leta zikaba zamfasha zikanyingurira inzu kubera ko Mutabazi ntago nazamubona n'inzu yazamara imyaka 2 n'itatu ariko ukuntu bimeze yego nuko niyo mpamvu rero nari nitabaje mvuga nti niba hari inzego bwite za leta zabasha kumfasha yewe bakankingurira inzu nkuko byari bisanzwe yego ayo mategeko atari yahinduka wajyaga umuyobozi w'umudugudu wajyaga agenda akabwira gitifu w'akagari bakareba inzego z'umutekano byaba ngombwa n'ibintu bakaba babijyana ku kagari bakabibika bakazamutegereza ariko inzu yawe ukayikoresha icyo wagomye kuyikoresha yego yewe rero ufata uyu mwanzuro kugira ngo nitabaze itangazamakuru nuko mbona Apotre Mutabazi agize kunsuzugura Apotre Mutabazi akerera kumfungira inzu noneho ashakamo no kuzankuramo ibya mirenge inzu ngo narambiwe nkayikingura kubera iki ashaka kuza gushaka ibya mirenge kandi ibya mirenge nta kintu kiri muri iyo nzu pe urebye iyo nzu urebye ni intuza araho kamatora karimo n'umukeka wakumva ko nimara kuyikingura zitwaza ryategeko ryo kuvuga ngo bankingura inzu bankingura inzu ariko nta kintu kirimo no kugira ngo andushe ni uburyo bwo kugira ngo andeshe igihe wumva umwaka wose niba inzu yo muri Kigali ariho ukura udufaranga uvuga uti umwana ajye kwiga ariho uba waravuze uti reka ntange n'ikindi nari mfite ariko nanjye mudebe ko nabona imibereho umuntu akaza akayimaramo umwaka ayikinze urumva n'ibindi bibazo ni ikibazo nanjye rero ntabwo nifuza kujya ku mbuga nkoranyambaga kubera izo mpamvu niyo mpamvu ugiye nafashe umwanzuro kugira ngo Apotre Mutabazi bamunshakira aza nkingurira inzu hari akantu mu kanya umbwiye ati njyewe ndamutse menya hano Mutabazi ari n'ukuri twanarwana ati kuko yarambabaje njyewe Mutabazi bambwiye ko Karingo yari mu yegereze mikro bambwiye ko Karingo yari mu rukiko ari mu rubanza rw'abamuriye iyo nza kubimenya kare ko ahari njyewe nari kumufata mpaka anyingurira inzu kuko njyewe kugira ngo umuntu ankore kuriya Mutabazi yaza kuba azi uko kugira inzu mu mujyi wa Kigali bivuna ntabwo yakagumye kuba nkora kuri iyo umuhamagaye ukamubwira byibuze ko ushaka imfunguzo we akubwira iki telefone yanjye ntayifata iyo ukoresheje indi iyo nkoresheje indi akumva ijwi ryanjye ahita yikupa icyo kibazo cya Mutabazi bigaragara ko yari afite undi mugambi hanyuma se nta nubwo mwigize mumenya ese asengera muri hetorero byibuze nk'uwa mu Apotre waje mukishima Mutabazi numva ko ngo ari Apotre kandi aho dore kuganira yarambwiraga ngo Apotre ko ni peta tareka ngo na Apotre nta nubwo najya kwinjira mu buzima bw'Apotre n'ibindi nk'ibyo ariko jewe ntabwo ndabona urusengero rwa Apotre nuko gusa numva ko yenda hari ukuntu umuntu agenda na biro simbizi ntabwo ndasengera iwe yo papa nawe ati munagenda na biro hanyuma imyitwarire navuga mu baturanyi ese yabaga ari umuntu witwara gute nkawe mwabanye abaturanyi harabumuze n'abana babo mu rugo ko babonaga aza kinjira agasohoka akagenda ntago muri quartier ntawe uzi ko yigeze atura naho ngaho uretse kujya kwitabaza inzego igihe imodoka yavuga ko yatobowe ipine yabaga iwawe ntabwo imodoka yigeze torwa ipine aho ngaho yafite imodoka ya compressor ishaje rimwe imvura yaguye nibwo yaheza ahantu mu muhanda hanyuma ndamufasha tugiye muhana amafaranga y'abamusunitse 5,000 cyo kwa bukeye yaransubiza ariko ntago byo bigeze bibera iwanjye ahubwo nabyumvise ku makuru ko bishobora kuba byarabaye aho yenda yaratuye handi ariko iyo quartier yacu nta kibazo yigira
ngegereze mikro. Hanyuma papa ndibaza nk'iki ngiki urumva uri umupapa umugani rimwe na rimwe warihanganya amezi 7 ariko ukavuga uti noneho njewe icyo nkeneye ni imfunguzo zanjye byibuze ibindi tukazabikurikirana nyuma. Byibuze wowe iyo ubonye nk'ibi ngibi bikomeje kuba ku bakozi b'Imana cyangwa se ku bantu bivugwa ko bakorera Imana ubyakira gute ubifata gute? Rimwe na rimwe ibi ngibi ni ibyica CV y'umuntu. Ntabwo ngewe Mutabazi yabwiriza ngo mfashwe n'ibintu nkoreye. Ibyo ngibyo biba byarangije kwangirika mu bwonko kubera ko nimba burya Bibiliya nibivuga neza ngo abakozi b'Imana ngo ni impapuro zisomwa na bose. Tuzamenyera ku mbuto biyera. Tuzamenyera ku mbuto bera. Niba umuntu ashobora kuba potere akaza akagufungira inzu umwaka wose wamuhamagara akagukupa uwo muntu azabwiriza abantu bafashwe gute afite umuntu bw'esikoro nk'ubu ngubu ari igisambo afite umuntu bw'esikoro nk'ubu ntago nari mbizi ikibazo ubwo rero mwe gwa potere kwa kuna nsengera amateperi nkavuga nimbonye umukozi w'Imana nawe uri umwateperi tuzadusenga nimugoroba n'intaha tuzadufatanya nko gusenga yenda dufashanye ku rugendo rujya mu ijoro ntago neza ko yamera kuriya kuri ni kibazo. Ntabwo rero Mutabazi yambere imfura kandi namufataga nk'umuntu mbona rwose w'umunyacyubahiro ariko yarampemukiye. Nukuri. Hanyuma mukanya numvaga ari uguhamagara kashaka kuza kugufungurira inzu. Uriya we ni muntu ki? Hari uwitwa ngo Korode ngo umupasiteri Korode nigeze kumamagara mukanya ambwira yuko wari wamwitabaje nawe yaragugize mwitabaza we nuko ngo yamenye inkuru abibonye ku makuru arampamagara ngo telefone yari yahawe n'uwitwa Papi hanyuma arambwira ngo hari uburyo yashaka ngo imfunguzo zanjye ngo aciye ku wundi muntu ngo kazikura kuri apotre Mutabazi yego ngo akaza yitwaje fotokopi irangamuntu ngo ku buryo byaba ari uburenganzira Mutabazi atanze kugira ngo bamfungurire inzu. Ndamubwira ni nabangiza amahirwe aje atanze proclamation akaza afite fotokopi irangamuntu yabyanditse akavuga ati ngo ha inzu yawe nkohereje n'imfunguzo Mutabazi ntacyo mushaka icyo nshaka no kugira ngo inzu yanjye ikingurwe. Urumva nifungurwa noneho ya mafaranga y'amezi 7. Ngewe icyo nshaka nuko Mutabazi atazajya guteka imitwe ngo yanzu yanjye barayifunguye ngo batwara ibi nibi bazaze duce mu buyobozi bwite bwa leta uwo nguwo ahaye uburenganzira ngegereze mikro uwo nguwo ahaye uburenganzira aze dukingura inzu n'abarangiza abandike n'ibyo bintu bibaye byiza haba n'itangazamakuru noneho ku buryo atazitwaza ngo hari ibintu byanjye nabuze kandi nta bihari. Hanyuma noneho bamara kuma inzu yanjye byose Mutabazi muri iki gihugu ntabwo wamushakisha n'ubundi buyobozi ngo mubure. Niba zanyishyura nzamukurikirana niba nzamusonera namureka ariko giye icyo nshaka no kugira inzu yanjye ikingurwe hajyemo n'abandi kubera ko umutungo utimukanwa ntabwo uhomba hahomba nyirabari uko apfuye cyane. Hanyuma papa yari ifite agaciro ka amafaranga angahi amanyarwanda inzu yageze hari igihe umuntu avuga ngo mwihorere amafaranga ni make konemera ko n'amafaranga ajya ba make ako kazu nubwo ari gatoya akazu k'amatafari ahiye gafite chambre 2 na salo kubatsa amakaro karyoshye akazu katari munsi ya miliyoni 10. Oya ndavuga uko yishyuraga ku kwezi. Urumva niba twaravuganye ku 70 amezi 9 330 yari 70 ukwezi kumwe uri mu 330 yagombye kuba nyishyura urumva. Nicyo kintu cyagufashije kwihangana se nuko wa mugani usengera mu barokoro ukavuga uti nukuri reka dusonere. Impamvu nihanganiye apotre numva uko byagenda kose urumva numva gatamemukira genda nihangana rero mbonye umwaka ugiye gushira ndavuga ni umugabo ntabwo bishoboka. Noneho ejo bundi rero nza kugira gutya nkora n'umukomisiyoneri wigeze kumuzana ambwira ati nyamara ati yaba yarabajije ko ngo ntabwo ndaramya ngo nkingure bigaragare ko icyo washaka ari ukugira ngo aze kunyishyuza ibintu atampaye. Nicyo kintu cyane agahinda urumva nkagira ngo wera nuko ni ibibazo yabaragize nkuko yabwiraga gitifu naho nta bibazo yagize ahubwo ni tagati yo kugira kandi se wenyine ngo ibyo bintu bireze byiteka mutwe umuntu agakinga akarusha nyirinzu kugira ngo amukureho indonye nka zazindi umujya mwumva. Nicyo kibazo nagize numva mu bwonko bwanjye birahindutse
yego naho n'umwaka ne kuzamumara ndindiriye ariko iyo umuntu atangiye kugenda neka ngo yumve ko wakinguye inzu warambiwe no kuvuga ngo bashaka kugira ngo nayo yitware yose ntabwo rero Mutabazi yambaniye ntabwo yambere umukristo mwiza ntabwo nari nzi ko yankora kuri hanyuma wigerageje kujya muri RIB urayitabaza uravuga uti by'ibizereka ndebe ko urumva ngeze ku murenge gitifu w'umurenge niwe bambwiye ati nanjye ubwanjye nagumye guhamagara gitifu w'akagari akagufasha ariko ntabwo bishoboka atuba amategeko muri iyi minsi yarahindutse yego ati abantu barimo baraduhinduka kandi urabona muri kino gihe barimo kwirinda ko leta ihura n'ikibazo yego abantu bashyira imanza babashora leta mu manza niyo mpamvu ubona babikajije bakavuga ngo abunzi ngo nibace urubanza haboneke igipapuro cy'uko urubanza rwabaye itegeko noneho niba rushinzwe umutekano aze yitwaje za ntuzi ariko bitewe n'uko Mutabazi ataboneka we nta naho yatura kugira ngo umuntu amuboneho niyo sinya icyo nari ndimo mvugage navaga nti nari nasabye bagitifu mwankorera raporo nkajya muri RIB urumva RIB icyo yakirayo yakira raporo y'ubuyobozi bw'inzego z'ibanze kandi inzego z'ibanze nazo zikankunkorera raporo kubera ko zumva ko ari inshingano zabo yego niho nahereye mu gihirahiro mbona mbuze icyo mfata ndavuga ngiye kanitabaza itangazamakuru burya witabaza itangazamakuru burya ni umurongo mugari haboneka n'undi muyobozi wo hejuru akaba yakurenganura kuko ejo numvaga umuyobozi w'akarere wungirije yari yavuze yuko nabura bareba inzego z'umutekano ibintu byo bakabikuramo bakabibara na n'ubu biracyarimo harimo iki kugeza kuri munsi niyo matora no mu kimukeka byonyine hanyuma imyenda ye nayo yagiye yitwaye imyenda ye nimo yajyaga yambaye peri imwe y'umwenda ubundi akazasubira mu rugo bakamuhindurira ntabwo nta myenda ihari ntayo costume akazasubira mu rugo rero nkamwe nk'itangazamakuru icyo mwamfasha niba hari inzego bwite za leta ariko nukuri n'ibiganiro nzika bikurikirana nukuri nabona n'iki kiganiro azagirira impuhwe umupapa ungana gutya kwirirwa mwirukansa byibuze azavuga ati ntayo mfite aka kanya ariko nzayashaka akira urufunguzo tuzabivugana ndebe uburyo nagenda ngushyira make ikintu na kimwe namwangira kubera yuko nta sheke yampaye ngo ndayiteza bamufunge nta kindi n'ubu umuntu bwonyine anyingurira inzu nta kibazo naba afite kandi ikindi cya kabiri yegereze mikoro kandi ikindi cya kabiri inzu ni nkaho ndi umuzamu ni ukuvuga ngo hagize n'uyimena agakuramo ikintu yavuga ati inzu yanjye baranyibye umuntu ntawe uhari inzu irakinze umuntu yaca n'inyuma agakura naho kamatora agatwara ugasanga avuze ati baranyibye ibintu nk'ibyo ngibyo kajyaho ngaho byaba ari ikibazo nzakodesha umuntu mubere n'umuzamu ni ikibazo noneho rero inzu iyo ikinze nk'abubatsi barabizi inzu ikinze idakingurwa n'idirishya na rimwe yego ushobora gusanga yasadutse uruhande rwose birumvikana numva udahumeka burya nta buzima bufite uba wumva nk'uyu munsi muramutse muhuye ijambo wamubwira ari nk'irihe mukabona nawe nk'uko twicaranye mukicara mukaganira urumva mbese uri kuvuga uti yarantengushye nk'umukristo nari nzi ko tuzadusengana ati nyuma yaho noneho yankoreye ibyo natekerezaga sibo ngo uretse ko umuntu atabura sinzi icyaba muri ako kanya ntabwo nkizi oya ariko ufite umujinya mpapa we nimba bavugaga uti ngiye musanga ku rukiko ntabwo nkizi mba namufashe mu shati oya ntabwo najya kurwana kubera ko n'ubundi umuntu aba yitabaza ntabwo twebwe twawakwihanira ariko nabura nanavuze n'induru n'abashinzwe umutekano bakamubwira akanyingurira inzu birumvikana urababaye ntabwo ahangaha ntabwo nabona sinziraga isuyo yanjye uko yaba imeze ntabwo mbizi hanyuma se nk'icyo gihe yabaga ari aho mu rugo iwawe acumbitse ntabwo iwanjye yazaga aje kuryama mu gitondo agenda umuryango we ntiwamugeragaho madama Musure mbona apotre Mutabazi ntawe pe ntawe rimwe nibwo yigeze kuza umuntu barabasenga bucya bagenda sinabonye n'isura ye
w'umukobwa w'umuhungu ntabwo namenye igitsina icyo ari cyo aho naba ngiye kubeshya kandi kubeshya ntabwo ari byiza mubwirwaga n'icyo se ko bari gusenga mwumvige umuntu bavugana ntabwo rimwe munsi umwe ariko ntabwo uyu mupapa ari umuti w'amenyo ati ntamena ibanga oya ntabwo ari ati reka nicecekera ariko ni na byiza burya niyo mpamvu rimwe na rimwe kuba mukuru bifasha urumva nk'umuntu usenga ashobora kugira umuntu bagasengana nk'umunsi umwe ukumva bari mu bihe byiza bagacya bagataha nta ntuza hanyuma iyo ukurikiye ibiganiro bye ngira ngo ujye ubibona n'ibiganiro ubona gute yewe Mutabazi namubonaga nk'umunyabwenge birebye n'ibiganiro bye ubona ko biba biri mu bwenge ariko ikibazo ni uko ushobora kugira ubwenge aho ugashyiramo ibintu by'itekamutwe kuko buriya Bibiliya n'igihe bivuga neza imirimo ya nyuma n'izahesha agaciro ya mbere nimba ari apotere akaba akodesheje nk'akazi wanjye kagakinga kugira ngo ankoreho ibintu bya ntuza by'utekamutwe akagisima akajya ku cyiciro cyagakodesha kandi agakoraho ibyo bintu by'itekamutwe akagira ingo zitandukanye ku buryo utamenya nk'uwo muntu uba uvuga yuko njyewe azi wanjye yambwiraga ko ari mu bantu ngo guverinoma ngo wenda ngo guha imyanya myiza ngo abantu batari barenze imyaka 35 ngo leta irimo gutegura kugira abadepite n'ibindi bintu havuga ni uyu nguyu ni ibiki umunyapolitike wanjye ariko ndareba gasanga ko nkuriya muntu yakureho umuturage akamugezaho none se unabwirwa n'iki ko bazamutora ndataraniyamanza nyine ni nkuko kuriya kwigira abasesenguzi bakirirwa babasesengura ni kuri abigira abasesenguzi bakirirwa basesengura ariko wareba umuntu avuka bumubona mu bwenge ariko wajya kureba ugasanga amanyanga yaramureze hanyuma turashaka utwumvishe ryajwi ryuko wagiye mu buyobozi rimwe na rimwe ari igihe unavuga ibintu ariko ugasanga hari nk'uwavuga ati ese no mu papa niba atarigeze ajya kuba yamurega cyangwa se yakitabaza inzego z'ibanze ku cyahise bigeza mu itangazamakuru navuga ngo mwabyumvishe no mu papa we agiye kuza mu itangazamakuru avuga ati niho hanyuma kuko numvaga njyewe noneho nabuze n'ubundi buryo bw'uko nakitabaza ubuyobozi cyangwa se by'uko bitakunze ko nagana RIB ntago byoroshye nta kibazo ntihatari rwose abakozi b'Imana rimwe na rimwe ni ukuri bajye bagerageza urumva nk'uyu mupapa ati nari nibone tuzadusengana none ibyo mbonye nyuma bibaye bibi kurenza ibyo nabonye mbere urumva rero ni ikibazo gikomeye yagukanguye wari ukiryamye oya nitwa Liliane yego igitifu akagari ka Murama hari umuntu witwa Celestin waruje kukurega ngo mwaragiye musiga mufunze inzu ubundi muri amahoro bari umuntu afunga inzu akagenda umuntu akagera ngo yarayifunze kandi nawe yarahuye n'ibibazo ndumva icyo namubwiye ubushize aricyo cyakomeza kuko namubwiye ko n'inzu zishyura amezi angana n'azabagezemo ko uzishyura amezi azabagezemo igihe nzaza mubwira ko kuko ndumva ari nko bwa kabiri byari bibaye hari ikindi gihe byabaye ndaza nishyura yaragezemo ubu nako nzabikora kandi nzabikora mu kwa munani ubwo yakomeza akagutegereza aho bizabigereye nje niho nzishyurira ibibazo byo namubwiye ko n'ubundi mbifite nubwo atari bidakabije cyane ariko hari ibintu ndimo nkemura okay ntagire ikibazo wenda ngo nzaza nishyura aho nabisigiye
ko mbizi ko inzu ifunze nzaza nishyura bizabigereye. ubwo no kuvuga ngo uzahera nyine igihe wagendeye ayo mezi yose uzamwishyura kugera ku kwezi kwa karindwi ubwo nyine nzabikora mu tariki ziri hagati ya 2 n'iya 5 z'ukwa munani. ati ntago ari ubwa mbere bibaye mu ijwi numvishe byigeze bibaho indi nshuro hari igihe nyine akihagera y'amezi ashize 2 yego nibwo nyine yagiye nabwo mbonera yanyoreje kuri mobile money kuva mu kwezi kwa mbere kugeza ubu ngubu nta kindi kinarongera kuma. ni ukuvuga mu mezi abaye iwawe ni amezi ubwo vuga pe ariko burya yanayabuze yakwegera hanyuma akavuzemo ngo nari nabimusobanuriye muramubwiye ko hari ibibazo mfite nubwo atari byinshi adafata telefone yanjye yari yarigeza kuganiriza kwicaze nk'umupapa mugenzi wa kubwira ati mfite ibibazo mu rugo iwanjye nta kintu ugeze ambwira na rimwe sinzi n'ibibazo bye pe sinzi n'ibibazo bye nta bibazo nzi bye ntabwo ugeze ambwira nta kintu namwandikira kuri message akanyihorera urumva nta na rimwe ugeze agira ikintu amvugisha na gato ikigaragara ko yari afite misiyo kuri jewe. hanyuma ubuyobozi bwo ni ikihe kintu yabubwiye igihe yabwitabaga cyangwa se ntabwo yigeze yitaba? nyine ku buyobozi bwe gitifu w'akagari yamuhamagaye inshuro nyinshi ari nubwo ugiye kumuhamagara indi telefone nyuma nsubiyeyo akongera amubwira ngo uko nari namubwiye ngo nzakomeza gutyo ubu yari yaranjyanye noneho ubwo yarutse kumuvugisha ubu yari yaranjyanye mu kwezi kwa 8 kundi nako kwarashize none ubu ngubu tugeze mu kwa 9 kurarangiye rero urumva yuko nta gahunda afite yo kunkingurira inzu nta gahunda afite yo kunyishyura impamvu nagiye nsabaga ubuvugizi kugira ngo ankingurire inzu. ni ikihe kintu none wasaba abayobozi dusa n'abasoza n'iki kiganiro? ikintu nasaba abayobozi rero nuko batarebye ku mategeko y'abunzi kubera ko abunzi nabo ntabwo bazajya kwemera guca urubanza rw'umuntu babuze burya urukiko rusanzwe nirwo rumanika amatangazo rugakata penali ariko iryo tegeko abunzi ntaryo bafite. ubwo rero abunzi niba bashaka ko babona inyandiko runaka nge ntazo nabona niyo mpamvu nsaba inzego bwite za leta ko zankemurira ikibazo zikanyingurira inzu kuko ntabwo amategeko barimo kumbwira y'abunzi ntabwo yangeraho kuko yangeraho ari uko nabura namenye ngo mutabaza tuyanga mutabazi naramureza arasinya ndongera nsubiraho musindi conference yarasinya cyangwa aritaba ntabwo mutabazi wamubona ntabwo agira ahantu hatuye nta kimenyetso ufite byibuze ariko kirahari kirijwi ryuko yitabye navuga uno mu gitifu akamusobanurira yuko azakwishyura igihe runaka hagati y'imwe n'eshanu nta kindi kimenyetso naho ngaho yagiye avugira mutabazi yaramburutse n'izo conference maze kumubura z'abunzi nazishyize kuri WhatsApp ye ariko ukabona ko yamburutse atabisomye ibintu nk'ibyo ngibyo kandi n'abanyamakuru bamwe baje bapapi baramuhamagaye yanga gufata telefone ari undi munyamakuru bamuhamagaye yanga gufata telefone ntabwo ni wa muntu umara kubona umuntu agahita amuboroka rimwe na rimwe kwababazi rero mutabazi rwose ikintu ngiye nifuza mubwira arakumva iki kiganiro zakiriye ikintu nifuza mutabazi uwo kabyara umbabarire uzaza umfungurira inzu iby'amafaranga tuzaba tubivugana ntuzangereho ikibazo bayumfungurira inzu bayumfungurira inzu rwose ibyo kuvuga ngo hari abantu bashaka no guca ku ruhande nta mpamvu nta mugozi nzagushyiramo yaza akamfungurira inzu hanyuma ibindi tukabivugana nk'uko n'ubundi hari inzego zamushaka akanyemurira ikibazo. ni ukuri ariko urababaye kandi koko birumvikana wa mugani umuntu ashobora kugira ibibazo ariko twese turi abantu akaba yakwegera akubwira uti ni ukuri mfite ikibazo iki n'iki nyihanganira ariko akerekana ubushake. rero nta bushake umuntu yagize ntiwamenya ngo ese afite ikihe kibazo ese niba nk'uko bivuga yarakuburotse ntitwamenya ngo yakuburotse ibibazo ari bihafite mbese nawe uri mu rujijo nk'uko twese turi mu rujijo twakibaza ese mutabazi byamugendekeye bite ese uri kuvuga uti ngena rwose nari ndi kuvuga ati ubu ni ibiki munyapolitike ugiye guhabwa imirimo muri leta
ku mitwe aho ngaho buriya mutabazi azambabara azanyingurira inzu ntabwo kujya kwitangazamakuru ari gusebanya nukuri oya nagwasebanya nshaka nta nicyo byamarira oya nagahinda no kubura kugira ntago mbishaka kuko igihe wihangana amezi 7 urumva wa mugani itangazamakuru yari wo mwanzuro wa nyuma nari mfite kugira ngo byibuze ndebe ko inzu yanjye yafungura kubera ko nk'ejo umuyobozi w'akarere wungirije amaze kumva icyo kibazo ngiye numvise yenda hari icyo biri bumare nubwo uyu munsi rero ntegereje nkaheba ariko uko byagenda kose nge nzi yuko ndibubonemo igisubizo cyiza nukuri igisubizo cyiza kandi nawe ni umuntu nzi neza ko atari bwemere kuba yakomeza kumva umupapa ungana nawe ababaye atabaza ndetse abifitemo uruhare nzi neza ko niyabona ibiganiro aragira byibuze icyo akora avuga ati ahangaha ho ndagwamagaye nubwo byagenze kuriya none reka tubigenze gutya nk'umuntu w'umugabo kandi reka tubyizere gutyo papa ndagushimiye cyane Imana igumugisha kandi ukomeze kwihangana muhamagare tugerageze turebe ko ashobora kuba yatwitaba twebwe umve kicamo kitinze gucamo Le numéro composé n'est pas accessible en ce moment. ndumva nimero ye ntayiriho bwabonye ko no gucicikana nyine abayikuye ndumva rwose nimero ye aka kanya ndumva itabashije gucamo kanongere ngerageze twumve noneho ko iri bucemo wenda ari network Le numéro composé n'est pas accessible en ce moment. nimero ye ntayiriho ariko ntacyo turagerageza nawe nzi neza ko azabona iki kiganiro urakoze cyane kandi ukomeze kwihangana nanjye nagira ngo mbashimire umwanya wanyu namwe mumufashe nta kibazo kugira ngo muze mudufashe kubera ko uko byagenda kose ntabwo uyu mwanya waba upfuye ubusa kandi Imana ibaho umugisha namwe ndabashimiye yego wari wabona kampani ikugurisha imodoka yarangiza ikayiha akazi kakwinjiriza wigaramiye iyo ni swatas ku masezerano ashobora kugera ku myaka 3 amafaranga mwumvikanye uyasanga kuri konti yawe buri kwezi ukagaruza yo waguze imodoka ku nyungu ishobora kugera kuri 60%. tunakodesha amamodoka harimo umushoferi cyangwa yonyine dusanga aho dukorera munsi ya gare yo mu mujyi downtown ku muhanda uva statistique ugana hahoze gereza nkuru ya Kigali ku mbuga zacu @swatas no kuri 0787 Swatas in your services. GASARO TV.